Avuye Bugesera iwacu ni Bugesera avuye Bugesera nyura ni wacu ndetse nsanga zimwe yatwikiwemo abantu duturanye bose mugabo twe turanye tw'inkindi yarabatwitse barashize barambwira bati wanyu barashize bose iwacu nsanze barashize bose niyemeje iki uvuga ngo ndamutse ngize amahoro nkatuza gato ahita ndongora nkongera nkabyara abandi bantu kuvuga ko twebwe intambara izarangira icyamwe ariko harimo abantu bagira ngo bamwe barerekwa we heza afata icyemezo ko cyaradutungura ndabyibuka ubukwe bwabereye muri Grand Odi kuri kaminuza tutari umuntu abasirikare igihe bantu ariko twari dufite ubumwe icyo gihe bukomeye mbwira yuko yifuza ko twabana ariko njye numvaga bitanarimo nta na gahunda nari mfite icyo gihe urumva yari iminsi y'ububabare bwinshi n'ibibazo nari ndi kumwe n'abarumuna banjye batatu ari abana ngomba kubitaho ngomba kubamenya uko imyaka ishira indi gataha ibyo twabayemo bihinduka amateka y'ubuzima bwacu ibitari byoroshye twashoboye tubisubiramo twishimye ibyatunaniye nabyo tukabivomamo amasomo n'inyigisho twifashisha mu buzima bukurikiyeho tukanaburira bakiri bato kuzibukira ahubwo tukabasaba gutora ibiri byiza. Navuye Bugesera iwacu ni Bugesera avuye Bugesera nyura ni wacu ndetse nsanga zimwe yatwikiwemo abantu duturanye bose mugabo twe turanye tw'inkindi yarabatwitse barashize barambwira bati wanyu barashize bose iwacu nsanze barashize bose niyemeje iki uvuga ngo ndamutse ngize amahoro nkatuza gato ahita ndongora nkongera nkabyara abandi bantu iwacu ko nta wundi wacu wasigaye ngo tuvide imwe cyangwa data wacu cyane ingege nyine niyo mpamvu nageze i Butare mpumetse gato njya kuba perezida wa repubulika atanze umurengo noneho abasirikare ubu bafite uburenganzira bwo kurongora ubundi ntabwo twari dufite tutarasoza uko twari Butare bwo ku itariki enye eshatu twari dusa nk'abari bafashe tuhagera enye eshanu kwa karindwi kwa 10 nibwo yatanze uburenganzira bwo kugira ngo abasirikare barongore bahitamo nanjye vuba nti nta bindi kuko nari namaze kubonana na madamu maze kubonana na Françoise kubera ko asanze arwaye ibyuma baramuteye barumuna barabateye ibyuma ndamureba ariko numva ndamukunze ariko ngira n'ivugwe. Urukundo ni rwogere yego ni rwogere koko rusange n'abatarugira. Françoise Ntakirutimana na Jean Bosco Nkongori bamaranye imyaka 27 bogeza urukundo bahuye mu bihe bigoye cyane. Ubwo namusanze mu nkambi aho twashyiraga abantu tubahungisha tubashyira isabe tubavana aho bahungiye no muri ako kajagari k'iwabo barabice bihishe aho bari bihishe tubavanayo tubajyana isabe niho namuboneye niho namuboneye ndamureba ariko ntiyamenya noneho nza kujyayo njyanywe no kugira ngo ndebe ko aho twabashyize isabe bakiriyo ubwo namubwiraga rero ubundi yaje nkamujyanira i Butare batoya ariko bagasaba lift yo kugira ngo bajye i Butare kujya abashoping bare ko babona icyo kwambara imyenda namubwira ngo ngwino mfite imodoka ndakujyana imyenda yose ubwo namujyanye rero turagenda tuganira tunagezeyo musaba kubana bambwiraga ati usura abana n'umuntu umeze utyo umuntu wakomeretse umuntu bikomeye ntacyo nimariye benshi mfite n'abana benshi ndi kumwe nabo uze wanjyana ukajyana n'abana sinata abana ndabwira n'abana ndabatwara bose ndi nawe wowe tw'umuryango wawe ndabajyana niba watujyana twese nta kibazo kugira ngo twahuye dute buriya urumva jenoside imaze guhagarikwa hari ukuntu bafataga nyine abantu bakabashyira mu nkambi abantu bizeye umutekano abantu bakaba ariho bari
twari rero ahantu bitaga Ishyanda icyo gihe, ni mu murenge wa Save, akarere ka Gisagara, ariko icyo gihe yari komine Shyanda. Niho twari rero dukambitse, wumva we yari mu ngabo zabohoye igihugu, bazaga kudusura rero, njyamenyana nawe, twamenyanye bampaye lifti ngiye mu mujyi Butare gushakayo imyenda y'abana, ngo nari mfite abana barumuna banjye twari kumwe. Icyo gihe urumva byari ibihe bikomeye, ibyo twabaga dufite bari barabiducuje, dusigaranye imyenda umuntu nyine yambaye, umesa nijoro ukarara wanitse ugacya ukayisubizamo. Aho umutekano rero wari utangiye kubonekera, abantu twari kumwe bambwira ko mu mujyi Butare abantu bajyayo bakabonayo ibyo kwambara. Muri urwo rwego rero twagiye i Butare tugiye n'imodoka nyine y'abasirikare, hanyuma dushaka ibyo byo kwambara, baranadufasha batubungabungira umutekano, turongera tugaruka i Save. Muri urwo rugendo rero twakoze twagiye tuganira, ubwo nuko twatangiye tumenyana, niyo ntangiriro ya mbere. Ubutwari bisobanura kwiyemeza gukora ikintu kigoye, ahanini gisa n'ikitanashoboka, kandi urebye bikaba atari inyungu zawe bwite, ahubwo birimo n'inyungu z'abandi ndetse benshi. Kwiyemeza kujya ku rugamba rwo kubohora igihugu bwabyo ni ubutwari bukomeye cyane. None se kongeraho kurera umuryango mugari w'abana 18 ku musirikare muto n'umwana w'umukobwa ukijojoba ibikomere, byo turaza kubyita iki? Ngiye ngongori mumenya bwa mbere ni mu mpera za 92. Hari unit twaje kugenga 157 157 mobile force, turi abasirikare twese, twese tukiri batoya, ntabwo mbere ntabwo twari tuzi. Noneho akazi twagafatanyije ko twagiye tujya mu operation ahantu hagiye hatandukanye. We yabaga mu kampani, icyo gihe niba mbyibuka neza yabaga mu Bikoyi, njyewe mba mu headquarter. Noneho twagiye mu deployment nibwo twababonaga. Kigenda byibuka musanga arafite arasaga imbunda ya Murutiye, bita Murutiye 60. Niyo mbunda nzi yarasaga icyo gihe, nyuma nuko yaje kuzamuka karasa n'izindi nini. Turaza 90 simbuke ko kari akazi gasanzwe dukora mu basirikare twese. Noneho 94 duhaguruka mu Mutara twabaga. Twebwe unity yacu twagomba kuzaza tukaza ni Kigali. Noneho buriya tugeze Rwamagana twamanutse ari unity 2, 157 n'iya karindwi. Tugeze kuko ari kampani zacu zagaragaye cyane kabuga, bati mwebwe badutuma ko twe tugomba gukomeza Kigali. Unity ya karindwi irakomeza Kigali, twe dusubira Kibungo kugera Rusumo, noneho tuza Bugesera, turambuka turimbuka hano kugasora Nyanza, turakomeza Gitarama, nyuma tuza kujya i Butare. Tugigerayo yaravuze ngo agiye kurogora, abantu babyumva twahembwaga. Mbega intambara itararangira mu by'ukuri, kuko hakurya yacu hari Abafaransa bari muri zone turikwaze, kuvuga ko twebwe intambara izarangira icyamwe, ariko harimo abantu bagira ngo bamwe barerekwa we heza afata icyemezo. Intambara ntabwo yari yakarangiye, yari ikiri Kavuguto, za Gikongoro, za Cyangugu, aho hari hakiri intambara. Ariko hino twari dufite amahoro, ku buryo twe twamaze no gushaka amazu yo kubamo. Njye nabaga mu nzu ya leta ya University Butare. Noneho ndavuga nti muze tugende, kuko nari umuntu urashi w'imizinga,
mfite imodoka itwara imbunda zanjye, mfite amescot yanjye arinda imizinga nanjye, ku buryo twari mu kintu bita headquarter. Headquarter ni inyuma ariko ubwo n'imfatire biri imbere. None ndavuga nti aba bantu reka mbokipe mujyana mwokipa, mvuga nti ngiye ukokipa ujye hano mu nzu nguhe buri kimwe cyose ugumaho mbere umugore ngiyeho nzajya kurwana nzagenda ngaruka. Ubwo nayo kugenda wenda nkanapfa singaruke, nayo kugenda nakambura tukarangirizanyizaho, ariko nagasane ntiyabikunda. Intambara isa nk'irangira aho twose twajyaga ku rugamba tugataha i Butare. Ku itariki 23 z'ukwezi kwa karindwi, nyuma y'iminsi 2 nibwo nyine uwo mushinga watangiye. yahise azana nati arambwira yuko yifuza ko twabana, ariko njye numvaga bitanarimo, nta na gahunda nari mfite icyo gihe. Urumva yari iminsi y'ububabare bwinshi n'ibibazo, nari ndi kumwe n'abarumuna banjye 3 ari abana, ngomba kubitaho, ngomba kubamenya. Arabimbwira, ndamubwira rero ko bidashoboka, ariko nanabimwemerera by'agateganyo, ariko nshyizeho kondisiyo nyine. Mubwira ko umuntu nakwemera kubana nawe ari umuntu wakwemera ko tuzafatanya kurera abo bana barumuna banjye, kuko namubabwiraga ko abana ari gese ari nyina basigaranye, kuko ababyeyi bari bamaze kubica. Yarabinyemereye rero, ntabwo byatinze twarabanye n'abana turabazana. Mushyiraho ngaho kize n'amahirwe sinajya ku rugamba, ahubwo njya gutoza abasirikare muri eso. Gutoza abasirikare abantu bashyashya baza bashaka igisirikare, njyewe wabigishaga kubigisha muri eso. Noneho bigatuma nigisha muri eso ntaha iwanjye, nigisha muri eso ntaha iwanjye, bigatuma bikomera bigeraho perezida avuze ati ntanzi humure abantu abasirikare twari twarabujije kwidagadura kurongora n'iki, ubu nibarongore bafite uburenganzira. Ubwo nasabye afande bingira ko narongora mu kwa 10 tariki 15 ati turagushingira turongora. Kubana na Françoise na Kimana gutyo, kubera ko nawe yambwiye ati kugira ngo nemere nuko ufata umuryango wanjye kandi nari mufite bose tubana. Siraho ngaho turabana tugeraho izo tariki dusezerana. Icyo gihe kiliziya zarimo amayiti, zarimo zikirimo intumbi, zikirimo intumbi, ariko dukora ubuyobozi meya burugumesitiri wari ugiyeho bwa mbere Gasana i Huye, turasezerana mu buryo bw'amategeko ya gisirikare. Ayo Misiri zararimo niwe wari ubihagarariye, na burugumesitiri w'akarere ka Ngoma baradusezeranya. Tujya mu kiliziya nani mu karere turasezerana, cyari komine icyo gihe. Birangije dufata igihe kingana n'imyaka 2, 1994, 1998 turasezerana. Twasezeranye kwa padiri dufitanye abana 2, 1998 dufitanye abana 2, turanababatirisha, tujya no mu kiliziya, turagumana tubana gutyo. buriya mu gisirikare habaho amategeko yihariye yo kubaka. Na kubaka byemewe n'amategeko, kuko uwuzanye utemewe n'amategeko burya ntabwo babarwaho umugore wawe, nta nakisi agira kuri konti mu gisirikare cyangwa se icyo yahabwa mu gisirikare, ntibaba bamuzi. Baragira bati icyo gihe nta mishahara yari iriho, abasirikare bari bakennye n'ubundi nta kintu bari bafite. Hanyuma wowe uravuga ati ngende narongoye mfite amafaranga 21, nayo nari nyatoye mu ikotomoni mu nzira nk'uko wagenda tuyikurwana, ndayitoragura nsanga irimo amafaranga 21, harimo amarunda makeya n'amanyarwanda makeya, ko nagiye ku mupaka ku Kanyaru ndayavunjisha, azara amanyarwanda nyongeranya nayo ngayo 21, nayo narongoye mfite gusa. Ubundi abasirikare nibo bakusanyije, baratwerera, bampaye inka, bafande inka zose zari ziri aho barangabira, abandi bajya tuzazivana n'iwacu tuziguha abari baturutse Uganda.
nka 21 bamba amafaranga menshi nibo bayajeraga n'ibyo kurya ntago nabikaga amafaranga nabitse amafaranga ageze ku bihumbi nyuma ubukwe burangiye tugiye ivunjisha rije kuvunjisha nk'ibihumbi 200 nayo ngayo nabonyemo ari kandi yose yakora ubukwe nyine yarayubukwe ibyo kurya bihari babiduha buri kintu cyose ntacyo twaburaga n'inka zikamwa amata nta kintu twaburaga kugeza aho tugiye intambara irangiye Gikongoro 95 tujya Cyangugu 95 ubwo nawe nubwo yahansuye yari afite inda y'umwana wa mbere tuvayo none dutangira no gukora kagene naratangiye gukora ducuruza makantine ducuruza za butike ngoma kwitaba ubuzima bw'ubumeze bigeraho rero 9 tuje kuza kwimuka Butare tuza mu Ruhango tugura inzu yacu twari dufite amafaranga tugiye tugura inzu yacu turatura urugendo rutoroshye icyo gihe nayo mfite abana b'imfubyi 94 ba 18 abana 18 dufite abana 16 tubyara babiri 9 ubwo dufite babiri twe tumaze kuba 18 bacu tugomba kwitaho bwite hatari kuvuga ngo abandi baje ku ruhande badusuye batajya yari kabo twabanaga iminsi yose abana 18 ku musirikare wa kiriya gihe ariko abasirikare bari bafite ubumuntu bageraga amasitowa y'ibiryo by'abasirikare nkajyayo kubera ko bazi nabo bana mfite reshone bampaga bakayirenza kubera bazi abana mfite ko bangana bakama byinshi kubera ko mfite abana abijyana mu rugo ntabwo nkirya mu gisirikare nafataga umwanya wo kwiruka nkajya mu rugo nkarya nkasubirayo kugira ngo ibya biryo bampaye mbisangire nabo bakabaga bakatugenera buri mwana bakamugenera naye bakangenera nk'uko bagenera umusirikare benshi twese tukiri batoya n'abayobozi bacu bari bakiri batoya nabo ku buryo ubwitabire abantu bari bafite ishyaka rwose barwanira n'ishyaka icyo gihe nigenda batwaye mu modoka rwose ndabyibuka Mercedes y'umukara yari yo kwa Fane Murokore ni generali icyo gihe Bralirwa ritaratangira gukora nibuka ko inzoga nagiye kuzipakira ku Kanyaru ziva i Burundi nizo zabonekaga icyo gihe rero abantu ubu ngubu ejo nabwiye ngo ko bagiye kugira bibiri iwe yarashubije inyuma yenda nibuka uko byagenze icyo gihe nka MC yari yaritarinze kapiteni yitwa Munyamama yari PC Munyamama iri defense uyu general uba muri Mozambique Musakabanda icyo gihe niwe bari ushinzwe protocole rega twari dufite akazi twakagabanye abantu wari umuryango cyane ko n'uyu munsi nawe n'umuryango ufite ikibazo turamutabara rega twari dufite umuryango mwiza n'uyu munsi ariko abayobozi bacu ku rubuga tubanaho duhuriraho dusangira amakuru ufite ibirori tukishimana nawe n'ufite ibyago nawe tukamutabara nuko rero icyo gihe nubwo avanga agiye korona ntabwo twabyumvaga bamwe kuko bumva twamwe twe duje dusanga iwacu twese imiryango yacu yarashize ni imyaka ikiri mikeya kumva ngo umuntu agiye kurongora ntambara tuzi ko igikomeye ntabwo hari ubutwari bukomeye kuko hari n'abantu bareba kure bagira ngo barereke ko intambara tugira amahirwe twakomeza uko twabitekerezaga amaze kurongora ndabyibuka igihe abafaransa barataye zone turi kuzivaho noneho icyo gihe bo unity yabo imuje ku Gikongoro ngewe icyo gihe bari bagenze icyo bitaga brigade yankomereza tumaze kujya deployment cyangwa abafaransa bari
noneho bahise batwohereza mu ruhengeri urumva ko twari dutandukanye tuza kongera nagarutse mu majyepfo bo bavuye Gikongoro baza kugurana n'indi babaza mu mujyi wa Kigali mu mujyi wa Kigali bajya kuri fresh Kigali tujyana Cyangugu dukomeza Cyangugu mu kazi urugo rusiga kwitaza icyo gihe nibwo yavukaga we ndabyibuka nibwo ari agahinja agaho mu bwo wundi bari batereye mu kanya hari agahinja icyo gihe kubwara ubuzima sinavuga ko ntabwo bwari bubi ariko ntabwo bwari bworoshye geranyije noneho turagera tujya Cyangugu tuyibamo tuza kongera gutandukana igihe cya Kongo yaciye hamwe nanjye nshahane nyuma rero nibwo yaje kugaruka arimuka aza guturana umuhango aza kwisangana none duturanye umuvandimwe barakomeza abandi bose ibirori tukabifatanyamo abana burya bavutse burya Emerine na Cyusa nibo bavutse icyo gihe tudaheruka ariko burya nka Kevin na Kevin ndabizi Kevin avuka ko bari batuye hano turana umuvandimwe turakomezanya turabana kandi turashyigikira abavuga rero bari abana b'umugore bari abana batoya baza ari abana batoya iwe mu rugo hano bari batuye i Huye nyuma naho kubashyingira twagiye tugerageza ku icyo gihe ubukwe narabutashye hari ubukwe nagiye mbutaha nyuma nza kongera kugenda nsubira ku ishuri naho icyo gihe yaragiye mu misheni yaragiye Sudani noneho nza kugaruka turongeramo nanjye nibwo naje kwimarira mbega ni umuryango ushyize hamwe turaba buryo kubona abantu burya kugira ngo umenye ko igihe gicari kinini nibwo ubona abavutse icyo gihe uko bangana aho batwebwe tumaze gusaza nicyo kikubwira ko umuntu ashaje naho ubundi ukaba umuntu imyaka 27 ni n'ejo mu gitondo uri gukora byibuka nibwo ubona abantu bavutse nibwo ureba basubiza inyuma ukavuga siko ko tumaze gusaza nibwo umuntu agenda yemera ko urumva rero ko byagiye bigenda mu buzima kandi usanga imiryango yacu yarashize turatwaza kigabo tugira amahirwe Imana idutiza imbaraga turiyubaka urumva umuntu atangiye kugira abuzukuru urumva ko umuryango wabo bagize maze kwaguka bashibutse ari mikeya mu buzima n'irindwi ntabwo ari mikeya mu buzima goranye nk'ubwo ubu noneho bishimira ko wabyaye wijukuruje washyingiye abana bawe bose 18 nuko tubigarukeho biranshimisha cyane biranshimisha kandi mba numva ngeze heza iyo ntabwo nari ko bishoboka sinzi ko bashobora kujya kwiga ngo babone ibikoresho sinzi no kurya ko bashobora kurya kuko ameza table nini y'ameza yacu yajyagaho inshuro 6 inshuro 6 tukarya kandi twese tugasigaza tukabona ibiduhagije ubwo rero bwarakomeje kuko icyo gihe barandemeye bampa inka nyinshi hakamwagamo nk'inka 12 zikamwa turakama tunywa amata tutagurisha tutagira gute akaba ari ibyo biryo akaba mbese abana banywa amata umwana wanywa amata nta kindi abura nta cyababuze mu buzima aho ariko ntiwumvaga ko bashobora kuzabona amashuri aje gutangira ndirukanka ariko mfashwa n'ababikira babene bikira harimo umwana bikira mama wacu wari uvuye Burundi harimo umwana bikira nyirasenge umudamu wanjye baradufasha aho tugiye gukomanga ku ishuri tukabona ikigo aho ibikoresho by'abanyeshuri nabo bakaba bari babizi tunaturanye n'ikigo cyabo cyabikira baduha amakayi baduha inkunga zivuye hirya no hino abana bajya mu mashuri bariga baragezaho farije izi ikigega kigiriyeho ntukirana barihira mbere bigiraga n'umugore wanjye nawe yarigaga ari kiri umwana yiga kuva na murongo yarangije wa 3
ba segonderi icyiciro rusange yagikoze turi kumwe imwe bitaga ngo Messi Kagame bariga abana bariga umugore yiga najye kora igisirikare rwari urugamba rutoroshye aho ubuzima gusa icyo gihe abantu bari bagikundanye bakabona nk'abasirikare military police bakabona nk'urugo rwose nta tudahari ariko bakabazi ko bagomba kuharinda bakamenya ahantu kwa mugenzi wacu nta kibazo cyahaba duhari tubamo abana bariga Fariji iraza irabigisha yewe n'umugore wanjye ariga narangiza Fariji iraza nawe iramufata turarangiza hamwe babona akazi nanjye akazi umushahara uriyongera bigeraho rero nza no gusezererwa mu buzima busanzwe na bwa bucuruzi twabona dufite bwakomeje kugenda bwiyongera n'aya matungo twari dufite tukagurisha tukabona amafaranga ubuzima buraza nawe abikira turi kumwe bigezaho tuguze ino nzu tuvuye mu nzu za leta nakodesheje amezi 10 gusa amezi 10 niyo nakodesheje inzu mu buzima nyuma yaho twagiye mu yacu ubuzima burakomeza rero na n'ubu abana bariga bararangije babona akazi ababikira Musenyeri Alphonse wa mbere amuha akazi wa kabiri nawe muhabikira aho ngaho utari bamuha akazi turagumya turiyungikanya madamu nawe aza kubona akazi turakora mbese tugira ubuzima turashyingira barabyara umwana wanjye w'imfura yarabyaye urabona akagize imyaka 3-4 uyu munsi tuvuga anniversaire yabaye ni imyaka 4 vikane rero ubuzima bwarakomeje buraza tugira amahirwe n'uyu munsi bigikomeza ariko bwari buvuye ahakakaye n'abantu bakomeye urugo rw'umugisha kuko igihe cyose nubwo nta mafaranga twaga dufite twabona ibiryo birahari tukabona bene kirabazanye ibiryo kurya ukabona igisirikare kiri kudusoza n'urugo rw'umugisha kuko hagiye tubura amafaranga mu ntoki hagiye tubura ibiryo mu ntoki ariko kwibaza nawe bivaga akagucana nta kazi ngira noneho n'umugore nawe yaje kukabura nawe ushaka kubyumva ko tumaze imyaka igeze mu 9 tudafite akazi kandi turiho neza biva ko navuga ko biva ko umuntu yabanye n'abantu bivuga ko Imana yabonye ibyo bintu byose twakoraga tutabishoboye ariko tukabifata tukifata abana tukabara kuko abana ubuhamya bukomeye bw'abana bwo bitaye ukuri ubona abana hari se wa umudogiteri araza avuye i Burundi bajyayo ariko umugore ntiyakunda ko babana neza n'abana arabanga barabanzanira ngo ntibagumane nawe ariko tubagumana tubaho kandi neza aho abona bariho nta kibazo dufite ubu ngubu ni Imana rero ibi byose tubona nkeka ko ari iyo migisha niho bikomoka kugeza n'uyu munsi noneho basigaye batuganira ibintu bikomeye cyane abana nibo badutunze navuga ngo nibo badutunze nibo batugabe nibo baturemesheje nta n'icyabo twabura bahari cyangwa se ngo batume hari uko twamera nabi kandi bahari barakomeye reka tugane ku musozo utanditse n'ubwuzu ibintu byose birimo amasomo atandukanye ijisho rya mukuru biba rifite uko rireba nawe ufite uko ubibona buri somo umuntu yakura mu buzima isomo ry'ubuzima rikomeye ni uko utagomba kwiheba mu buzima ni uko ugomba guharanira gushaka kandi ugaharanira ko mugenzi wawe yabaho utamuvukije utamwangiye ko akennye utamwangiye uko ari ibyo iyo ugenda ubikora ukagira neza Imana nayo igomba kugira neza ubuzima rero ubuzima kugira ngo umuntu abubashe nuko atiremereza nuko atishyira hejuru niba hari ako wabonye gato ugasangira na mugenzi wawe icyo urushije mugenzi wawe nawe ukimuhe umubwire neza
mwumvikane mubane neza ntabwo mushobora kugira ubuzima bubi bwa buzima bubi bwa buzima ubushobozi mudafite iyo mwumvikana muri rundanya ubushobozi bukagenda buboneka cyangwa icyo udafite nawe akakikurusha akakiguha nawe ukakimuha gutyo ubuzima buragenda bukaba neza kuko Imana nayo irabibona ngira ngo Imana irabivuga iti aba bantu bakwiye kubaho nabi kuko ntabwo baryana isaho ntabwo bangana kandi ko turi mu ishusho ry'Imana ukunze mugenzi wawe nawe Imana ikugirira neza niyo ubukunzi navuga rero ko mu buzima yo wicisha bugufi ukagenda utyo ukoroherana ukumvikana yego nta bibaho ngo ntibigere utari ko niburuka niyo wanarakara ukigarura ukihana ukagenda ubuzima buraza kuko ntabwo Imana ishobora gutererana abayo gutyo ntabwo byakunda navuga ko ari Imana rero byose kwishyira amaboko y'Imana niyo igenga ibyo byose tukiri na kugeza n'ubu tukihagaze gutyo tumeze neza hari ijambo cyangwa se icyo twakwita umurage w'ijambo abana bawe by'umwihariko bose mwabaye navuga ngo abana bose twabanye umurage nabaha n'uwo kuzakundana uwo kuzakundana bagakunda bagenzi babo n'uwo kutazishyira hejuru bagaca bugufi bakubaha Imana bagasangira na buri wese uwo aturanye nawe bakumvikana kumva ko ari nkawe ntaburara bireba afite icyo amurusha mbese akubaha Imana akubaha mugenzi we mbere na mbere kubaha umuturanyi kubaha umwana muto akubaha ababyeyi kandi akabakunda akagira n'icyo bamarira niba hari icyo barushisha bityo nagira gutyo iyo ntwari iyo nkoni izamusindagiza igera kugeza icyo nakongeraho icyo naragana kuva umurage mwiza naho abana banjye n'abankomokaho n'inshuti n'uwo tubasha kuganira ibiganiro bifatika namubwira ngo ujye wicisha bugufi jya ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda nawe ubwawe kandi ujye utanga icyo ufite ujye ugitanga ugisangiza abandi kuko akaboko gatanga ni akanyamugisha kajya umugisha Imana yagakunda iyo utanze urakubira uko byaba kose iyo usangiye ibintu ufite ukabisangira n'abandi Imana yongera ikuzuza uwo murage rero abana bawukoze bakakundana bakagira neza bagomba kugeraho Imana ishaka igihe cyabo ku isi bagisoza neza urukundo iyo ruhari rutera kwihangana rutera kunyurwa rutera kugira ishyaka rutera guharanira icyiza rutuma umuntu abasha no gutera imbere no mu buzima busanzwe kuko iyo umuntu afite urukundo ntabwo ararikira iby'abandi ngo agire umutima mubi ashaka kuba yabibona mu buryo butari bwo abasha kwakira abamugannye ndetse akabahumuriza burya iyo usanze umuntu akakuganiriza neza birakubaka urukundo rero niwo murage dukwiye Imana izanadufashe rwose iduhe urukundo niwo murage jyewe nasabira abadukomokaho ari abo twabanye ari abo twabyaye ari abo tubana Imana izadufashe iduhe urukundo kuko urukundo ni ibyiza byose akebo kagiwa mugarura ineza ntijibura ukuntu yiturwamo gira neza witurize uzabureba hariho ubuzima bwinshi twacanyemo ariko ndabashimira kugeza kuri uyu munsi kuko indangagaciro dufite uyu munsi nizo tubakura nanone kandi indangagaciro baduhaye nizo bakuraga ku babyeyi bacu hariho byinshi twibukira ku babyeyi bacu yenda barumuna banjye hari ibyo batazi ariko ababyeyi bacu bagiraga urukundo ngira ngo niyo mpamvu mama Yeme yabashije kutwitaho hariho benshi basigaranye n'abavandimwe babo ariko ntibabasha kubitaho ariko ndamushimira ko yatwitayeho barumuna banjye yarabashingiye ubu ngubu dufite abana bafite abuzukuru kubera uko kuntu babanye natwe uyu munsi rero ni umunsi udasanzwe hariho ikintu udashobora kwitura umuntu ukabivuga mu magambo gutyo gusa bikarangira ariko hari ikindi kintu mu muco w'Abanyarwanda tuzi
umuntu aha umuntu akunda. Ariko mbere yo kukivuga hari indirimbo nkunda cyane nagira ngo barumuna banjye bamfashe tubanze tuyiririmbe n'abayizi bazi kubakira n'abayizi badufashe. Ndayikunda cyane 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 ariko uko inyibutsa umuryango wanjye. Rero jewe nkanjye ababyeyi banjye bahaye twabaye muri uru rugo rufite tunywa amata turyama tutayiwe. uyu murumuna wanjye yari azi gukama yise gukama kuko inka zari ziri mu rugo rero kuvuruganya inka nanjye mbahaye izaba inka y'umugisha ntabwo ari inka yo kubaga ngo turye inyama ni inka yo korora ikazabyara ko yatuza muri uru rugo n'undi tunywa amata nk'uko twayabona ugasanga mama yari yatweretse akadukiza rero muri Bumbabare kuko umwanya ni muto ntabagure bari kugumana nawe tukagenda tukishimana ariko gusa inka uzabona bigejeje bazaze bakuru ubwacu ntabwo bazakubura oya ni ngombwa ntabwo twakwemera ntabwo twakwemera ntabwo tuzabyemera tuzajya kubutera tuzajya gukura ubwacu nta kibazo. Ibirori by'impurirane, yubire nziza ababyeyi, isabukuru nziza mfura yacu na happy birthday buriza mu buzukuru, impamvu isumba isanzwe yo kunywa amazi, gusagamba no gucinya akadiho. Reka twoyayo, ngira ngo mwabyumvise, umurage ni urukundo. Nta nshingano yo gukundwa dufite, twebwe gusa nitwikundire, ubundi nta kabuza ruziyeranja rutugarukire. Je ndi Didi Wise, iyi yo ni Legacy TV.